Yes, ndabashuje mwebwe mwese mukunda ibiganiro tubagezaho, nguma nshimira urukundo mukomeje kutwereka. Nyagasani akomeze abahundagazeho imigisha idasanzwe. Nk'uko bisanzwe twabagejejeho ibaruwa y'ubushize umukunzi wacu yatwandikiye. Ubu noneho tugiye kubagezaho indi baruwa, ariko yo iteye ubwoba. Ibyo mugiye kumva ni ibintu biteye ubwoba. Muraza kwibaza yuko ari ibintu bisanzwe bibaho, ariko muri iyi si ibintu bibaho ni byinshi. Tugiye kubabwira ibibaho byihishe inyuma y'amarido. Ese ibyo byihishe iruhande y'amarido murakeka ko ari iki? Ese ibyo tugiye kubabwira murabyigiramo irihe somo? Harimo isomo ridasanzwe. Harimo isomo ridasanzwe, niyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe, ukore no ku nzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Ni Aguka mu Bitekerezo TV, televiziyo ibagezaho ubuhamya bw'abantu baba bagiye batandukanye, cyane cyane amabaruwa. Nawe uramutse ushaka kuduha ubuhamya bwawe cyangwa ukatwandikira ibaruwa, watwandikira kuri 0786868682. Reka rero ndeke kubatindira, tujye mu ibaruwa yacu y'uyu munsi. Ndi umukobwa w'imyaka 25. Ni umukobwa wayitwandikiye. Mfite imyaka 18, nari ngeze mu wa 4 sogonderi. Ndangije mu wa 4 sogonderi bitewe n'uko iwacu nta buzima bwiza bari bafite, ndetse no kundihira amashuri byari bigoye. Hari umumama wari ukuze, yandushaga nk'imyaka 4, kuko urebye twari twarakuranye mu cyaro cy'iwacu. Yaje kuza avuye i Kigali, nuko ambwira yuko aramutse anjyanye i Kigali yambonerayo akazi. Namubajije akazi ako ariko, arambwira ati wowe wigira ikibazo, hari amahitamo menshi y'akazi, wahitamo ako ubona kakoroheye. Gusa sinakubwira ngo akazi ni aka cyangwa se ni aka ngaka. Uwo mukobwa cyangwa se umudamu cyangwa se umwari w'i Rwanda cyangwa se umumama w'i Rwanda yakomeje atwandikira ati: nagiye kubibwira ababyeyi banjye, mbabwira yuko hari mushuti wanjye ushaka kunjyana i Kigali, ko ashobora kumbonera akazi. Ababyeyi be bansabye yuko uwo mugore yaza akabibabwira. Yaraje bitewe n'uko nawe bari basanzwe bamuzi nk'umukobwa wakuriye muri izo karitsiye kera, wari usigaye uba i Kigali, akajya aza rwose ubona yaragafashe ameze neza. Bamuhaye uburenganzira, nuko nditegura. Weekend irangiye tuzana i Kigali. Tugeze i Kigali, uwo mumama yanjyanye ahantu yabaga mu bice by'i Nyamirambo. Yakodeshaga inzu y'ibyumba 3 na salo, ariko we akagira icyumba cye wenyine. Ariko ibyo byumba bindi byo byararagamo abantu bagera nko muri 5 b'abakobwa.
Uwo mukobwa yakomeje yandika ati nkigera aho ngaho nanjye yambwiye kujya mu cyumba kimwe muri ibyo ngibyo. Nkihagera naramubajije se aba bakobwa bandi bo bimeze bite? Yambwiye yuko nabo bari aho agenda bashakira akazi buhoro buhoro. Gusa aho ngaho iyo byabaga ari ku manywa habaga hari abari kwiga kudefiriza, gusuka, gutera inzara n'utundi tuntu tugiye dutandukanye, ndetse hari n'abandi nabonye ku ruhande babaga bari kwiga uburyo bamasa cyangwa se masaje. Nabaye aho nk'iminsi ibiri, wa mumama afite iyo avuye araza arambwira ati icyo gihe witegure kujya mu kazi. Namubajije akazi ako ariko, arambwira ati akazi ni ako kuzajya ukora masaje. Naramubajije nti masaje? Ati yego, uzajya ukora masaje uyikorera abagabo. Naramubwiye ati ko ntabyo nzi. Ati humura turabigutoza mu gihe gito. Babimutoje nk'iminsi ibiri, nuko amujyana ahantu i Nyamirambo ntashatse kuvuga izina bakora masaje. Temu yakomeje atwandikira ati yarahageze, nuko wa mumama amwereka imikorere, amwereka abahakorera, agenda ababwira izina rye nabo akababwira uko yitwa. Baramenyanye bose, nuko bamwereka akumba azajya atereramo abagabo masaje. Uyu mukobwa utashatse kuvuga amazina ye, icyo gihe yahageze afite imyaka 18 nk'uko nabibabwiye. Umunsi wa mbere ajya ku kazi. Agiye ku kazi, buri uko bahageraga hari ibyo bajyaga gufata. Ibyo bintu rero bafataga, habaga harimo amasume, ama oyiro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ya oyiro basiga umuntu masaje ukabona yatotobetse cyangwa bamutotobetse. Abajya muri masaje murabizi. Ariko muri ibyo bintu bamuhaga, icyari gitangaje, baguheragaho n'agakingirizo kamwe. Umukobwa yakomeje agira ati nabajije mabuja nti se aka gakingirizo ko ni ak'iki? Yansobanuriye yuko ako gakingirizo nkwiriye kukitwaza kuko ngo umugabo uba umasa muba mudahuje ibitsina, bityo ushobora guhura no kugeragezwa bikarangira mubikoreye aho ngaho. Niyo mpamvu mu buryo bwo kugufasha nguhaye agakingirizo. Umukobwa yabaye nk'utabyumva neza, ariko murabizi nk'akazi yahise abifata aragenda ajya gutangira akazi ko kumasa. Umukiriya wa mbere yaraje aramumasa, amutera masaje, yakomeje atubwira ati buriya muri masaje umugabo iyo aje uramumasa ukamumasa, ubundi akakubwira ati reka dukore akantu kabirangiza.
umukobwa utari isugi kuko yari yarabikozeho akiba mu cyaro na boyfriend we, nuko yatangiye kujya atera massage, ubundi bikarangira aryamanye n'abo bagabo. Kuri uwo munsi wa mbere yateye massage abagabo bagera kuri 3, 2 muri bo bararyamanye. Umunsi wa kabiri yaraje nabwo bamuhereza bya bindi, n'ako gakingirizo gutyo. Ntago bwajyaga bwira ataryamanye n'abagabo wenda 3, 4. Umunsi umwe haza umugabo umwe, noneho uwo mugabo aje bamuha ibyo gukoresha ngo ajye kumumasa. Ageze muri ako kumba atangira kumumasa. Umugabo aramubwira ati "Ma ku bintu nyine, n'ubundi iyo nje hano barabimpa." Demu yamubwiye yuko ari mu gihe cy'imihango. Umugabo yanze kubyumva, aramubwira ati "Imihango se bivuze iki? Zana sha, n'ubundi byose ni kimwe." Umukobwa yarabyanze. Umugabo wari waje umeze nk'uwasinze yahise amena bya oyiro n'umujinya, ahita asohoka. Abwira umumabuja ati "Mabuja we ati kari agakobwa mwazanye katazi kudufata neza ni bwoko ki?" Mabuja yinginze uwo mugabo ati tubabarire rwose, reka tuguhereze undi ugufata neza. Bamuhaye undi ajya kumufata neza. Uwo mukobwa yakomeje agira ati "Icyo gihe umushahara nahembwaga bampembaga 50,000, bahise bankataho 10,000 byose." Kuva icyo gihe nibwo namenye yuko iyo ukoze ikosa bagukata amafaranga, ku buryo hari igihe ukwezi kwajyaga kurangira hafi ya yose barayakase. Naje kumenya imitwe y'ukuntu abandi bakobwa bajya babigenza, ko iyo hazaga umugabo ukamukorera massage, warangiza wagira amahirwe ntakubwire iby'imibonano mpuzabitsina, iyo prudence warakabikaga, waragatsimbaga. Undi mugabo yaza bakaguha indi prudence imwe, ariko ya yindi ya kabiri, hari igihe umugabo yazaga ukamumasa mugakoresha ka kandi, ubundi inshuro ya kabiri kwa kundi uba urangije kumumasa akakubwira ati "Se ko nshaka kwiyongera, wampaye agaturu nkaguha kudufaranga." Nuko nguko Demu yavumbuye ko azajya akorera udufaranga. Iyo wagiraga amahirwe mu bagabo wamashije, wahaye massage bagera nko kuri 5 cyangwa 10, hari igihe 3 muri bo ubukingirizo batabukoreshaga, cyangwa se batabaga
bashaka iby'imibonano akaza ukamumasa, kuko inshuro nyinshi abazaga aho ngaho babaga ari abantu bubatse. Ubuzima bwarakomeje. Umunsi ntazibagirwa ni umunsi nakoreye masaje abagabo bagera kuri 12, ndetse bose ariko bandongora. Aho hantu nakoraga hari abahungu nabo bakoraga ako kazi ko gukora masaje, gusa abo bahungu bo bamasaga abagore, bamasaga ab'igitsina gore, ariko nabo iyo babamasaga n'ubundi nabo byarangiraga bakoze imibonano mpuzabitsina. Nakoze ako kazi ndetse bagenda banyongeza umushahara, uwahageze mpembwa 50, byageze igihe baranyongeza mpembwa ibihumbi bigera ku 100. Natangiye kugira experience, natangiye kumenya uburyo ukora imibonano mpuzabitsina umugabo ukamukora nk'ahantu hadasanzwe, akahita acika intege akarangiza. Natangiye kumenya udukoryo duteye dutandukanye. Buriya muri masaje hari ibyo bita body to body, nawe ukisiga ari amavuta ukurira umugabo ukajya umumasa, ariko umumasishije umubiri, umwizunguzaho, umunyerera hejuru, ibintu bigiye bitandukanye. Akazi naragakoze. Nababwiye muri ba bahungu nabo bamasaga abagore, nabo byari bimeze nk'uko nguko. Barabamasaga, then bamara kubaha masaje nabo bagasambana nabo. Harimo umwe mu bahungu rero twaje gukundana, ariko se nubwo twakundanaga kugira ngo twabonaga akanya ko gukora ibintu? Reka, kuko twavaga aho ngaho twese twazezengeye kubera imibonano ya buri munsi. Umukobwa yakomeje agira ati, nasambanye n'abagabo ntashobora kumenya umubare wabo. Nasambanye n'abafite ibitsina bito, nasambanye n'abafite ibitsina binini, nasambanye n'abafite ibyo ntashobora gusobanura n'amaso yanjye. Yewe bajyaga bavuga ngo ziba 100 zikagusaza, ariko njyewe zabaye ibihumbi n'ibihumbi. Ubuzima bwarakomeje, imyaka iragenda. Njyewe wahageze mfite imyaka 18, haciyemo imyaka 5 yose. Namaze imyaka 5 nkora ako kazi ko gutanga masaje. Umunsi umwe haje umugabo, nuko mabuja arampamagara arambwira ati, uyu ni inshuti yanjye, umufate neza. Noneho no muri bya bikoresho yamaga amaho puridansi 3 zose. Najyanye n'uwo mugabo ndamumasa, ariko uwo mugabo yari ateye ubwoba. Yari afite igitsina kirekire. Singiye kubabeshya, nubwo nari narabonye ibitsina byinshi,
ariko icyo ngicyo yakinshyizemo neza, ngira ngo ni nk'ukuboko banshyizemo, yakinshyizemo nkajya numva neza kiri kunkora mu bifu, yakinshyizemo nkajya numva inyama zo mu nda zose kirimo kiramera nk'icyenda kuzishwanyuza. Mbega umugabo, mbega umugabo! Aho niho natangiye kumva yuko aho bukera ibitsina by'abagabo bizanyica. Iyi si tubayemo tubona byinshi, ariko ibyo naboneyemo aho ngaho, nabonye ibitsina, ku buryo iyo naryamaga narotaga ibitsina. Nageze igihe ibijyanye n'imibonano ndabizinukwa burundu, ndabizinukwa. Uyu munsi uryamanye n'abagabo 5, ejo uryamanye n'abagabo 8, ejo uryamanye n'abagabo 7. Ibyo byo n'ababeshye byari birenze uburaya ndengakamere. Akazi ko gukora masaje naragakomeje, ariko mu by'ukuri ntago nari nzi yuko njya kukazamo bizagenda gutyo. Nuko nyine nabisanze gutyo. Igihe cyarageze numva ndabirambiwe neza, numva ngiye gusara neza, mfata umwanzuro nsezera mabuja, mubwira yuko ngiye mu bindi. Igishekeje, mu rugo bajyaga bambaza ngo ukora iki, nkababwira nyine nkora masaje, nyikorera abagabo. Ngo ariko ntago nigeze mbahishurira ibyo bintu nahisemo byose. Ntago nigeze mbabwira yuko naryamanye, muri iyo myaka 5 naryamanye n'abagabo bagera ku 2,000. Mbabaze neza, nabwo nkeka ko barenga. Uwo mukobwa yakomeje agira ati yaje gusezera aho ngaho, nuko ajya gutangira ubundi buzima bushyashya. Yaje kubona akazi ko gucuruza muri supermarket, atangira ubuzima bushyashya. Yaje kubona umukunzi, barakundana. Icyo gihe yari yarahuzwe ibijyanye n'imibonano, ariko uko iminsi yacagamo, bitewe n'uko ari ibintu yakoze igihe kirekire, byatangiye kugenda bimugiraho ingaruka. Demu akomeza agira ati mbere y'uko ava ku kazi yigeze gukora masaje, umugabo amukorera masaje, noneho amukorera masaje nta afite ka gakingirizo kamwe. Umugabo amusezeranya yuko amuhereza amafaranga 30,000, akamuha utundi duturu 2. Demu yaremeye, amuha utwo duturu. Demu yaje gutwita, ariko akora iyo bwabaga iyo nda ayikuramo. Akomeza agira ati muri ako kazi hari abana benshi bahoraga batwite, hari abo birukanaga uyu munsi, ejo hakaza abandi. Hari abanduriyemo indwara nyinshi, hari abanduriyemo sida, hari abanduriyemo imitezi, ibiki byinshi. Akomeza agira ati biriya bintu byo kumasa, byo gutanga masaje, hari igihe nawe wamasaga umuntu, urabizi nyine igitsina gore n'igitsina gabo iyo bihuye haba harimo rukuruzi.
ukumva uhise nawe ubishaka. Dema akomeza agira ati reka nkomereze aho nari ngeze, naje nyine kubona akazi muri supermarket, noneho nkundana n'umusore. Uwo musore turakundana twiyemeza kubana, turabana. Ariko nk'uko nabibabwiye, bitewe na ya mibonano ya buri gihe, uwo mu boyfriend cyangwa uwo mugabo twaje kubana, we iyo yarandongoraga ariko nkumva wapi pe. Agakora iyo bwabaga, ariko kubera ibitsina nagiye mbona ubwinshi bwabyo, ibinini, ibitoya, ibirongora gute, ibimeze gute, uwo nguwo ntago yamazaga. Nizo ngaruka rero naje guhura nazo. Natangiye kujya njya nkacunga uwo mugabo wanjye wenda yagiye gukorera nk'ahandi hantu, kuko yari umufundi, yari umwubatsi, yajya nko ku masayiti kumwe uba wagiye mu ntara, njyewe nkajya mu bubyiniro kugira ngo ndebe niba hari abagabo bansaba yuko tuza gutahana. Nkajya mu bubyiniro nkatahana n'abagabo bakandongora, ariko nabo bandongora nkumva wapi, ubushake ni bwinshi cyane. Narikinishaga nabwo nkumva wapi, ubushake ni bwinshi cyane. Umugabo wanjye yaje kubimenya, birangira dushwanye. Kubera ubushake bwinshi nagiraga n'ubushyuhe, natangiye n'ubundi kwicuruza, nkajya njya ku muhanda, nkajya gutega abagabo. Najyaga mu ma night club hano mu mujyi wa Kigali, nkajya ahantu hasohokera abantu bakomeye kugira ngo nibura bampe amafaranga. Ariko nubwo najyaga aho ngaho, ntago akenshi nabaga njyanwe n'amafaranga, ahubwo nabaga njyanwe n'ifemba ryinshi rinyuzuye mu mutwe. Byageze aho ngaho, imibonano nahoraga mbishaka buri kanya, nahoraga numva aricyo kintu nshaka gukora. Hari n'abo noneho nagendaga nkaniyishyurira amafaranga, cyangwa nkahura n'umusore nkamugurira, nkamubwira ati tugende undongore, akarongora, ariko nkumva wapi. Wagira ngo bari barandoze. Naje kuba indaya butwi. Nabonye binyobeye, nuko nangira gushaka abapasiteri bagiye batandukanye, nibura ngo bazajye bansengera, barebe niba ibyo bintu byo guhora nshaka imibonano byagabanuka. Nagiye mu nsengero zigiye zitandukanye, nashatse abapasiteri bakomeye hano mu gihugu, nta rusengero rukomeye ntagiyemo, mbabwira ikibazo cyanjye, baransengera baransengera mu buryo bwose bushoboka. Ariko nubwo bagiraga gute, umudayimoni nari mfite w'ubusambanyi wari uteye ubwoba muri njyewe. Navaga gusenga nkahita n'ubundi nigira gushaka abagabo bo kunsambanya. Igihe cyarageze nza kuza kujya Nairobi,
ari umugabo untwaye, umugabo w'umunyakenya. Yarambwiye ati tugende ngutembereze, icyo uzashaka cyose nzakiguha. Nuko mfata time n'ubundi njya Nairobi. Ngeze Nairobi umugabo yarantembereje akajya ndongora, ariko niyo yabaga ari mu kazi, kwa kundi umuntu aba yagiye nko mu kazi. Naramucungaga nkagenda ku manywa nkajya kwishakira abagabo bandi bandongora. Umunsi umwe naje kujya ahantu kuri church imwe hariya Nairobi, hari umupasiteri waje kwigisha. Nari maje kumenya ururimi. Mugiye kwibaza ngo umupasiteri namwumvaga gute? Muri ako kazi nagiye nkora naje kumenya Icyongereza, mu rwego rwo kuzajya nyine mvugisha abagabo hafi ya bose. Icyongereza ndakimenya neza. Nuko umupasiteri ndamwegera, aransengera hari amavuta yansize. Nuko bukeye numva bya bintu by'ubusambanyi biri kugenda bimva mu mutwe. Natangiye kugenda mpinduka, ngaruka mu Rwanda. Nuko nza kubona umugabo turakundana, turabana. Twaje gusaba green card, ku bw'amahirwe aba ari twebwe batoranya, tuza kujya kubana muri Amerika, niho twaje kujya kuba. Ubu dufitanye abana 2, umuhungu n'umukobwa. Twibera mu mujyi wa Miami. Ubuzima bwarahindutse, ibijyanye n'imibonano sinyibyifuza, sinyibishaka. Ubu nibera muri Amerika njye n'umugabo wanjye. Byose byageze igihe biribagirana. Nakize amahirwe, Nyagasani ushobora byose ankiza ubusambanyi n'uburaya n'umudayimoni w'ubusambanyi wose awunkura muri njyewe. Ubu meze neza njye n'umugabo wanjye, turatuye, ndetse ubu sinyijya gushaka abandi bagabo. Haguka mu bitekerezo Channel nziza, nahisemo kubandikira iyi letre ngo mumenye ubuzima abagore cyangwa abakobwa ducamo, cyane cyane ibijyanye no muri massage. Sinzi niba n'izindi z'ahandi ariko zimera, ariko nkeka ko ariko zishobora kuba zimera, ariko aho ngaho nakoreye byari ibindi bindi. Nifuje kubabwira ibibera muri massage kugira ngo mumenye yuko iyi si hari byinshi bikorwa. Niyo mpamvu nta muntu ukwiriye gucira urubanza. Nuko nguko ibaruwa yanjye imeze. Murabyumvishije, uwo mudamu atubwiye ubuzima yaciyemo, atubwiye ibijyanye n'ibintu yaciyemo. Murabyumvishije ko muri massage ibiberayo biba bitoroshye. Ese mwari muzi yuko muri massage haberamo ibintu nk'ibyo? Mwari muzi yuko muri massage haberamo ibintu bimeze gutyo? Ngaho nguko rero, turamushimira cyane kuba yatwandikiye iyo baruwa akatubwira ubwo buhamya. Harimo isomo ridasanzwe.
Harimo isomo ridasanzwe pe, njyewe nigiyemo byinshi. Ese wowe wigiyemo iki? Ese wowe wumvishijemo iki? Urumva ko Imana yaramukijije, ubu ameze neza, we n'umugabo we ndetse n'abana be. Ariko rimwe na rimwe tujye tureka gucira abantu imanza, kuko abo baciye mu bibi byinshi nibo Imana iza igatabara. Imana ivura abarwayi, utarwaye ntago avurwa, kuko utarwaye urumva nta kibazo afite, ariko urwaye aba afite ikibazo. Niyo mpamvu rero nta muntu ukwiriye gucira urubanza, kuko uba utazi ejo he uko hazaba hameze. Ngaho rero nguko ni Aguka mu bitekerezo TV. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Nawe uramutse ushaka kuduha ibaruwa yawe cyangwa ukatubwira ubuhamya bwawe, ushobora kutwandikira kuri 0786386682. Iyo nimero iba kuri WhatsApp. Ushobora kuduha ubuhamya bwawe. Ubwo buhamya bwawe bufite benshi bufasha, bufite benshi buhindurira ubuzima, ndetse bufite benshi bubwira ibyago biba biri imbere, bakabasha kumenya uko babikosora mu gihe bahuye nabyo. Niyo mpamvu ibi bintu by'ubuhamya bifasha benshi cyane, ndetse bikiza benshi cyane. Hari abantu baba babayeho batazi ko ibintu nk'ibi bibaho. Niyo mpamvu ushobora kumenya ati niba ugiye nyine mu kazi ko ariko kose, warumvishije ubuhamya nk'ubu, hari isomo biguhereza, ndetse ukamenya uko uzitwara nuramuka uhuye n'ibintu nk'ibi ngibi. Ngaho rero nguko, kora like, kora share iyi nkuru uyisangize abantu benshi cyane. Iyi baruwa, ubu buhamya ubisangize bashuti bawe, ubisangize babyara bawe, ubisangize basaza bawe, ubisangize benshi muziranye. Turaguma dushimira abantu baherereye muri Amerika, cyane cyane mu mujyi wa Miami, aho uwo mumama yatwandikiye ibaruwa aherereye, ndetse turamushimira cyane kuba akoze igikorwa nk'iki cy'ubutwari, akatubwira ibibera muri massage. Benshi ntabyo twari tuzi, nanjye ntabyo nari nzi, ariko ndamushimira cyane kuba aduhaye buno buhamya budasanzwe. Nyagasani rwose amuhundagazeho imigisha. Turashimira abakunzi bacu baherereye mu Bwongereza, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Butaliyani, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Aziya, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Uganda, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Kenya, turashimira abakunzi bacu baherereye Nigeria, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Misiri, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Ukraine nubwo bitoroshye, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Bushinwa, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Australia, abo banyarwanda, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Burundi, turashimira abakunzi bacu baherereye Mozambique. Mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Turashimira abakunzi bacu baherereye muri South Africa, turashimira abakunzi bacu baherereye hirya no hino, navuga ngo marangize. Tubifurije ibihe byiza rero, mukomeze mugire ibihe byiza, ndetse tubifurije guhirwa mu byo mukora, haba mu kazi, haba mu mishinga muteganya gukora, haba abikorera. Mwebwe mwese tubifurije imigisha mu byo mukora, kandi dushimira kuba mukurikirana ibiganiro byacu. Reka tubonane ubutaha rero, ntimwibagirwe gukora subscribe. Bye bye. Harimo isomo ridasanzwe pe, njyewe nigiyemo byinshi. Ese wowe wigiyemo iki? Ese wowe wumvishijemo iki? Urumva ko Imana yaramukijije, ubu ameze neza, we n'umugabo we ndetse n'abana be. Ariko rimwe na rimwe tujye tureka gucira abantu imanza, kuko abo baciye mu bibi byinshi nibo Imana iza igatabara.
Imana ivura abarwayi, utarwaye ntago avurwa, kuko urwaye aba ari utarwaye urumva nta kibazo afite, ariko urwaye aba afite ikibazo. Niyo mpamvu rero nta muntu ukwiriye gucira urubanza, kuko uba utazi ejo he uko hazaba hameze. Ngaho rero nguko ni Aguka mu bitekerezo TV. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Nawe uramutse ushaka kuduha ibaruwa yawe cyangwa ukatubwira ubuhamya bwawe, ushobora kutwandikira kuri 0786386682. Iyo nimero iba kuri WhatsApp. Ushobora kuduha ubuhamya bwawe. Ubwo buhamya bwawe bufite benshi bufasha, bufite benshi buhindurira ubuzima, ndetse bufite benshi bubwira ibyago biba biri imbere, bakabasha kumenya uko babikosora mu gihe bahuye nabyo. Niyo mpamvu ibi bintu by'ubuhamya bifasha benshi cyane, ndetse bikiza benshi cyane. Hari abantu baba babayeho batazi ko ibintu nk'ibi bibaho. Niyo mpamvu ushobora kumenya ati niba ugiye nyine mu kazi kari ko kose, warumvishije ubuhamya nk'ubu, hari isomo biguhereza, ndetse ukamenya uko uzitwara nuramuka uhuye n'ibintu nk'ibi ngibi. Ngaho rero nguko, kora like, kora share iyi nkuru uyisangize abantu benshi cyane. Iyi baruwa, ubu buhamya ubisangize bashuti bawe, ubisangize babyara bawe, ubisangize basaza bawe, ubisangize benshi muziranye. Turaguma dushimira abantu baherereye muri Amerika, cyane cyane mu mujyi wa Miami, aho uwo mumama yatwandikiye ibaruwa aherereye, ndetse turamushimira cyane kuba akoze igikorwa nk'iki cy'ubutwari, akatubwira ibibera muri massage. Benshi ntabyo twari tuzi, nanjye ntabyo nari nzi, ariko ndamushimira cyane kuba aduhaye buno buhamya budasanzwe. Nyagasani rwose amuhundagazeho imigisha. Turashimira abakunzi bacu baherereye mu Bwongereza, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Butaliyani, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Aziya, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Uganda, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Kenya, turashimira abakunzi bacu baherereye Nigeria, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Misiri, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Ukraine nubwo bitoroshye, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Bushinwa, turashimira abakunzi bacu baherereye muri Australia, abo banyarwanda, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Burundi, turashimira abakunzi bacu baherereye mu Mozambique. Mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Turashimira abakunzi bacu baherereye muri South Africa, turashimira abakunzi bacu baherereye hirya no hino. Navuga ngo marangize. Tubifurije ibihe byiza rero, mukomeze mugire ibihe byiza, ndetse tubifurije guhirwa mu byo mukora, haba mu kazi, haba mu mishinga muteganya gukora, haba abikorera. Mwebwe mwese tubifurije imigisha mu byo mukora, kandi dushimira kuba mukurikirana ibiganiro byacu. Reka tubonane ubutaha rero, nimwibagirwe gukora subscribe. Bye bye.